Ndagusuje cyane ukomeje gukurikira Sky Rwanda. Uyu munsi tuzanye session y'abantu bashaka kwiga ku editing, abantu bashaka kwiga photography, video editing na photo editing, ariko cyane cyane ku bigendanye n'amafoto tuzatubereka amakosa agendanye na Photoshop ndetse n'amatools yayo ariyo Retouch Beauty, Moa Pano, Retouch Academy, Skin Finer, Lightroom n'izindi nyinshi zizatuma umenya kweditinga neza. Don't miss because hari nimero uri kubona kuri screen yawe, niyo uzajya uhamagara cyangwa se ukatwandikira ukatwereka aho ibintu bitagenze neza, ukatubaza aho ushaka ko tugusobanurira, tukaba twanagukorera ubujyanama ku makosa waba uri gufata ukamenya kweditinga neza. Uyu munsi rero tugiye kubana mu gradinga cyangwa se gukararinga ifoto. Uri kuyibona ngiyi, hano nari imaze kuyisoza, iretinze neza, ni kara gusa, ntabwo ikora ibintu by'amaritaci. Twakoze kara gusa, see before then ni after twakoze. Uragenda ureba ukuntu twabikoze. Nakoresheje Adobe Photoshop, ni 2020, gusa nawe wakoresha waba ufite yose. Nkoresha na ntabwo nakoresheje Skin Finer, sorry, nakoresheje Camera Raw filter, ni 13 ita upgradings. Iyi ni before, iyi ni after. Urabona ko umuntu after akamwaka kari byutu ukuntu yaba amafoto yo muri studio wayakora. Ikindi gihe mu gukora amakara cyane cyane nibanda kuri skin touch, ukuntu umuntu agaragara n'inyuma background nkayitaho. Nicyo kintu cya mbere, mbere no mwihariko wanjye mu editing photo. Ikindi kandi buriya mu bantu bashaka kwiga editing amafoto, nta principe bagenderwaho ngo akabikoza uko cyangwa akabigenza uko, gusa hari ama principles ugenderaho utahusha nk'umuntu uri editinga cyangwa se nk'umuntu w'umuprofessionnel. Hari abantu bashaka amafoto ya black, hari abashaka arimo white, hari abashaka amafoto arimo umuhondo cyangwa se ubururu, biterwa nuko umuntu ashaka ifoto cyangwa se purpose y'ifoto yawe. Nicyo gituma wayikora uko cyangwa se ukayikora ukundi. Nimero nazishyize muri screen, tugiye kujya tubana umunsi ku munsi kuri ino channel ya Sky Rwanda. Ugenda ubona tutorial zigenda zikwigisha uburyo wakora amafoto yawe, wakora video ndetse n'ibindi bintu byose bibera mu ikoranabuhanga. Igiye kuba YouTube channel yanjye, YouTube channel yawe y'isi y'ikoranabuhanga. Urabona ko hano nafunguye Photoshop, ndi kukwereka ama plugin mfite, harimo Retouch Academy, Retouch Beauty, nkagiramo na Skin Finer icrackinze. Muraza kwihangana niwumva ama sound ari kukuvangira, it's okay. Icy'ingenzi ni ukureba video, ubutaha tuzapgrading sound nta kibazo. Urabona ko nari ntangiye, ngiye gufungura Photoshop, dutangirane nkwereka ukuntu natangiye nkuraringa iyi foto kugeza irangiye. Ndakwibutsa gukora subscribe, like, share na comment ku bantu batarabikora, kugira ngo uko tuzamuka mu mibare tukomeze kuzamura n'ubumenyi kuri no YouTube channel yawe kandi yanjye. Nafunguye Photoshop, sindashyiramo ama graphic card muri machine, hari bitagenda neza, ariko it's okay. Ushobora kuba ufite machine imeze neza wowe, cyangwa se iri hanyuma yiyanjye, gusa wakora. Ndangije ndaza mfungura ino Microsoft Explorer. Urabona ko ifoto yanjye ngiriya. Ikindi foto ni raw. Ifoto ya raw ni ifoto yafotowe na kamera iteditinzwe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nizo foto zoroha gukora. Abantu bajya baguha ifoto kuri WhatsApp ngo beditingire, bya bintu ntibibaho, ntabwo wa editinga. Ndangije nextendinga camera raw filter. Urabona ko ifoto yanjye nari nyitangiye. Hanyuma hakurya kuri iriya pano nazamuye aka exposure kugira ngo nzamure urumuri, ngabanya highlight kugira ngo ngabanye uburyo nkontorora urumuri rwanjye, ngabanya white, nongera ga shadow. White ndayigabanya cyane, nkunda kweditinga nagabanyije white. Hanyuma black ngabanyaho gake, ndamanuka vibrance sa nkongeraho gake cyane, ari nako control saturation. Kara ukararinga uko ubishaka, nta tegeko ribaho rikubwira ngo kararinga gutya. Ariko nagiye muri mixer, ndi ku mixinga amakara ngendeye uko mbishaka. Muri hue nongeramo akantu kaga orange kugira ngo nkore skin touch y'umuntu, nanongeremo akantu k'icyatsi wabibonye. Then ndamanuka muri color grading. Ibintu ndi gukora wabireberaho ukabikopiya ukaba wabikora ku ifoto yawe. Then uba utabishaka
wakora uko ubyumva, kuko Photoshop igira inzira nyinshi zo gukoramo ifoto. Urabona ko hano ndi kugenda mixing color grading, then selectinga mu subject. Muri hangana hano ndi kubaho sample kugira ngo rebe uburyo natangiyemo iyi foto, ariko turaza kugendana akantu ku kandi kugira ngo nkwereke uburyo iyi foto noneho nayikoze. Nkunda gukora ifoto na focusinze ku muntu ndi kweditinga, ariko nanone nkita kuri background inyuma, ko background iri mu bintu biha karita ifoto, ukabona ari ifoto ikeye, ukabona ari ifoto nziza ibereye amaso. Ikindi kandi sinkunda ibintu by'ibikabye cyane, niba ariko nabivuga, nkunda montage cyane. Ubwo mite nsubiza na bamwe batangira bakubaza ngo kuki twakeditinga dukoresheje Photoshop, why not AI? AI iguha ibintu birimo montage irenze ikenewe. Namwe ushyiraho isura y'umuntu ukaza ubona badasa uwo muntu 100%, okay 60% baba basa, ariko uwo muntu ntabwo basa n'uwo wayihaye. Ibyo rero ntabwo wabikoresha mu kazi cyangwa uri kweditinga, ntabwo washingira kuri AI. Akazi ntabwo gakorwa na AI. Mentally yakoroshya akazi, ariko physically ukeneye kumenya basics y'ukuntu wakeditinga ifoto. Narindi kwiclaringa nkoresheje Skillfy na C before C after, abako ni ibintu bimeze neza cyane. Ngiye kugerageza mbikuremo none dutangirane session, ugenda ureba akantu ku kandi uburyo nagiye mvanga aya makara yanjye. Ikindi kandi mu bantu bakunda kweditinga amafoto yafotowe n'ama Canon, amakamera y'ama Canon cyane R5, R6 Mark, iyo ari yose kamera ya Canon ifata amafoto afite size nini, biba bisaba imashini ifite karita imeze neza bya danje. Gusa Nikon ntabwo bari manini cyane nk'amafoto ya Canon. Urareba ndongeye mfunga Photoshop, ndangije ndayopeninga, shyiramo ifoto yanjye ukuri kubibona, ndayiteruye ndayidraginga ishyira muri Photoshop, and then ndaza nite kuri aya makara ya basics, nakita kari base. Ubwo ndagabanya umweru ntakunda kweditingiramo na highlight, ubundi nongera agashadow gake, manuke ngire ngabanya ga highlight. Ugenda ugabanya bitewe no kubona ifoto yawe ifotoye, bityo bikaguha output waza kwishimira. Nta tegeko ribaho ngo wakeditinga gutya. Then mu gihe uri kweditinga ugomba kongeramo akamuri kugira ngo ubone ibintu uri gukora. Ngiye nkunda kongeramo urumuri rwa exposure kugira ngo ifoto ike na background ike, then nze kuyikoraho nyuma ikeye. Urabona ko hano naje aka vibrance nkunda gushyiramo gake cyane, ntacyo kaba kantwaye, gatuma na vibrance ibintu bya Photoshop ushobora gusanga nta terima wabibonera mu Kinyarwanda, gusa ukora ubibona. Icyo ukoze ubona impinduka gikoze ku ifoto yawe. Then mite nkanda nselectinze subject, ushaka wajya kuri kariya kantu ko hejuru ka 4 ugaselectinga subject ka 5. Noneho ndagenda nselectinga ahantu hatari urumuri, nshaka kongera urumuri, ndi kumaskinga ahantu hatari urumuri, nongera ka exposure, ngaruka ku ifoto. Urabona ko amaboko nta rumuri yari afite, ndayongere. Then nze muri color mixer gukora background cyane, ariko nkanongeramo n'agatone ku agatone. Ubwo navuga no kongeraho aka orange ku ifoto yawe kugira ngo ize kuzisa neza cyane. Urabona ko muri saturation nongeyemo aka orange, ariko nanone nongera icyatsi nyuma. Ubwo bita bihura n'abantu bakweditinga, ukaza kubona ifoto background nta nihuriye n'umuntu. Ibyo ntabwo ari professionnel. Background bigomba kweditingwa mu buryo umuntu nawe ameze. Selectinze mask, noneho ngiye guselectinga background gusa kugira ngo mbe ariyo nkoraho. Ureba ko nkoze background gusa. Ku bakoresha keyboard wakanda K cyangwa biterwa na keyboard yawe ukuntu setinze. Nge ni Azariti, ubwo nkanda gutyo. Then
nibyo ndi kukubabwira. Mashini irodenga waselectinze no subject bitewe n'ukuntu na capacity ifite. Hari abitinda, hari naho byihutangira, urabona ko bitatinze cyane. Urabona ko noneho selectinze background gusa. Background ndashaka kuyimanura agashadow ho gake, nkamanura white, nkamanura ka exposure ko amafoto y'aba professionnel. Urabona ko ngenda manura agashadow ikagenda iba yijimye, nibyo bituma ifoto igaragara neza. Hari abantu badakunda kubona amafoto inyuma hakeye cyane, nibyo ndi kugenda ngabanya. Urabona ko ngiye mu makara ngabanya aga temperature, tint, ndazamanura nongeramo aka vibrance gake, ubundi ndaza mu curve manura uburemere bw'urumuri kugira ngo nkagire black, gase nk'akari black ariko nanone ntakoze ku muntu. Urabona ko umuntu ndi gukora editing ya background gusa, ntabwo ndi kweditinga uko umuntu ameze. Ibi bizagufasha cyane kuko hari ahantu uzafotora ifoto usange umuntu ahabanye na background, ukenere kweditinga background gusa, uteditinze uburyo umuntu agaragara. Background wayibara ushaka bitewe n'uko ubyumva. Njye ndi kugenda nyigira black, manura white, nongera ka shadow. Uri kubibona ndangije background yanjye ndayisoje hano. Urabona ko n'ifoto yanjye iri kugenda imera neza cyane. Icyo ntarayikorera ni ukumixinga udukara duke, ariko ugereranyije ndaje nkwereke before urebe na after. Then naje ku makave ntangira gushyiraho kameze nka shining ariko ya white. N'uburyo ushiningisha uruhu cyangwa se glowing uruhu ukoresheje amakave. Iyi kamera raw filter irabikora cyane, ugakoresha curve editing uruhu ariko rukajyana na background ho gato. Then nza muri detail nogeramo aga sharpness gake ngo ibigaragara. Noise resolution niyo nayizamuye cyane, simba shaka ama noise mu ifoto yanjye kubera ko ntanagiye kuyiritacingisha ya software. Turakora color grading uyu munsi. Then nze muri parite ya nyuma. Iyi ya nyuma niyo gukora ibigendanye n'amabara, cyane cyane imyenda, cyane cyane uruhu, niyo ya nyuma. Ndaza nkamanura agashyushyu, muri kubibona. Abantu banashaka iyi kara nakoresheje ko ndaza kubera ukuntu nyisevinga, ukaba wanayikoresha ku editing. Urabizi nshobora kuguha iyi kara ntuediting ibyo nakoze, ahubwo ukazayifungura ihita ijya ku mafoto wafotoye. Muranyandikira kuri nimero iri kuri screen yanyu, ni kuri WhatsApp uratwandikira, cyangwa se muri comment utubwire niba hari ibyo bitagenze neza, utubwire. Buri munsi tubanyurizaho video yigisha hano kuri YouTube. Urabona ko hakurya ndi kugenda shyiramo ama effect ku ruhande, ifoto ikagenda yijima ariko umuntu wanjye aba ari in focus. Ntabwo ushaka koza kuba out focus kuko ntabwo ifoto ichanginze background n'umuntu ntabwo iba ari yaba professionnel. Then aho ngeze ni muri finissage y'ifoto. Urareba ko ibintu byagiye bijya mu buryo see before see after. Nuko mu gukora grading nta mukiriya waha iyi product ngayinenge. Icyo nkora ndaza ngabanya ka exposure, nari nakazamuye cyane mbere dutangira, ndakeka mwabibonye, ndakagabanya. Ubundi nongere ngabanyaho aga highlight, aga shadow niyo wakagumisha hagati na hagati bitewe n'uko ifoto nayifotoranye urumuri. See before see after. Urabona ko ari ifoto ikeye neza cyane ku bantu bakunda gukararingisha Photoshop gusa, kuko hari n'izindi software zikararinga. Urabona ko iyi foto wayizuminze, isura y'umuntu iragaragara neza nta kibazo na kimwe. Kandi iyi foto ikindi ni nayo tuzakoresha muri next course yo kuri touching. Ngeneye ko mumanura comment section mukayishyiramo ibintu byose mushaka tuzatubereka kuri no YouTube channel yanjye, yanyu, yacu, bayita Sky Rwanda. Nibagiwe gukora subscribe, nibagiwe gukora like, share na comment ku bantu bakeneye izi video zibigisha, apana uburyo bwo kuba entertaining, just for education purpose only. Niyo twahisemo.
iyo nkanze kuri turiya tuntu dutatu tw'utudomo twa nyuma munsi ya muri pano ya camera raw filter, nkaza kuri road setting na save setting, aho bitandukanye nzabisobanura. Save setting ngiye gusevinga iyi edit nakoze, iyi kara nakoze, kugira ngo nzayitestinge nko ku yandi mafoto cyangwa nyikoreshe nyikeneye no ku yandi mafoto menshi cyane. Ibi bikunda gukorwa ku bantu bakora amafoto nk'ibihumbi 5. Then ndayisevinze, shyiraho n'izina, nzabereka uko bagenda bakoresha icyo bita amakara. Uko umuntu uvuga ngo yampaye kara, ngo yampaye ngo kara ikoze irangi, ni kuri tuyisevinga, then umuntu akayigusunikira ukazayopeningira ku ifoto. Urabona ko hano nkuyemo ifoto ndongeye nyishyize muri Photoshop, kubera ko ariko ntarayishyiramo. Dore ifoto twari dufite ngiyo, iyo ni before, then ngiye kuyishyira muri Photoshop, irongera ifungukana amakara yayo, ariko ubone nkwereke before nkwereke after, ubone uburyo tweditinze iyi foto yaje imeze gutya. Iyi ni before yayo, then iyi ni after. Urabona ko ari ifoto imeze neza cyane. Ndi gukoresha version ya Photoshop ni 2020. Iyo waba uri gukoresha yose zigiye zihuza ku matools, uretse ko hari uduplugin, hari ubundi buryo ibindi yongeramo, ariko Photoshop nziza ku bantu bafite mashini zitayihuta cyane ni 2019 2020. Wagera 2019 ukayicrackinga ukongeramo utundi duplugin n'udutools, nzabibereka. Mwe mwandike muri comment ibintu mushaka ko tuzayatubereka umunsi ku wundi. Hanyuma nanone abantu bashaka kweditinga, abantu bashaka kwiga kudirectinga, abantu bashaka kwiga gufilma, bashyire comment section ku murongo, kugira ngo tubone comment yanyu, tubone ibyo muri gutekereza kuri Sky Rwanda, then tuba ari byo tubagezaho umunsi ku wundi. Ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ino video itazajya igucika buri munsi. Ciao ciao.